Ndagusuhuje wowe ufunguye iyi audio, nifuje kubana nawe, nagira ngo tuganire hamwe ku magambo y'Imana, hanyuma mu gihe ku isi akomeje gukataza indwara z'ibyorezo, ndetse mu gihugu cy'u Rwanda hakaba hari indwara y'ubushita, itari yashira hakaza indi ndwara ndetse nayo imaze kwica abantu 6. Imana ivuga iki ku ndwara? Imana ivuga iki ku byorezo? Tugiye kuganira n'amagambo, hanyuma hari abantu benshi bumva icyorezo cyateye cyangwa ku isi cyahaje bakagira ubwoba. Twabwiwe ko ibyorezo bizabaho ndetse n'ibishyitsi, ariko ni hamwe na hamwe. Ni nabwo buryo usanga nko mu Rwanda haza icyorezo, mu kindi gihugu ntikihagere, ahandi hakaba intambara ntigere no mu kindi gihugu, cyangwa igishyitsi cyangwa n'ikindi kintu cyose kigera ku bantu. Hanyuma turaza kumenya Imana ivuga iki kuri kino cyorezo. Nshuti wowe udukurikiye, tubazaniye n'amagambo mu buryo bwo kugira ngo abantu bakomere kandi bihangane, bamenye ko Imana yacu ishobora byose. Nubwo abantu bafite ibintu bavuga, isi ikagira ibintu ishyiraho, hakagira ingamba zibaho, ariko hari icyo Imana yavuze, ni nacyo dukeneye kumva ndetse no gutega amatwi cyane. Turabanza tubasomera amagambo, ariko mbere yo kubasomera ayo magambo turabanza tubabwire ibi byorezo bije bikora gute, byica gute, ingamba zihari ni izihe, isi yafashe izihe ngamba. Nk'iki cyorezo cy'ubushita bigaragara ko kigaragara mu bihugu bya Afurika ndetse ku Rwanda, Uganda na Congo. Ibi bihugu bikaba ari byo byibanzweho cyane, kandi mu gihe bampatse ibihugu nabo babona ko bazigomba kuzageragereza inkingo zabo kuri bino bihugu, kuko bino bihugu birimo abirabura ni abantu badafite imiti myinshi mu mubiri, wakoreraho ubushakashatsi mu buryo bwose bworoshye bigakunda. Kuki se bavuga ko muri Congo ariho bagomba gukora ubushakashatsi? Iyi ndwara yibasira abandi. Iyi ndwara bavuga ko yibasira abana bato munsi y'imyaka 5 kugeza kuri 15, akaba ari bigora cyane. Mu gihe tukiri mu gihe cya Covid, bavuga ko Covid-19 yibasiraga abantu bashaje, abenshi ndetse baranapfuye kubw'icyo cyorezo. Iyo witegereje usanga isi nta kintu cyiza irimo kudupangira. Hari umugambi mubisha nabwira abantu bampatse ibihugu babihishe inyuma y'ibi ngibi, ndetse n'abatunzi b'isi bakomeye cyane bagafata umwanzuro wo kuzengereza isi no kuzubaza ikiremwa muntu, bakoresheje ibyorezo, bakoresheje intambara, bakoresheje inzara ndetse n'ibindi bintu byose bishoboka. Ndabwira wowe mwene data udukurikiye, niba uri umukristo ugomba kumenya ko turi mu bihe bya nyuma, kandi ibihe bigoye, ariko ibihe Imana yacu izatuneshereza. Hanyuma rero ibi byorezo nta kindi cyangwa umugambi wabyo uhishe inyuma y'ibyo, ahanini biba ari uburyo bwo kugira ngo abantu bazakingirwe. Nigeze mbibabwira ko abantu bazakingirwa nk'amatungo mu rwego rwo kunaniza ikiremwa muntu. Imana ihabwe icyubahiro rero ko tumenye aya makuru. Hanyuma abatuye isi usanga bari mu kugenda bakurikira ndetse bakanakunda kureba za komedi n'amafilime, ndetse bakabiha agaciro nk'ibintu biriho. Ntibafata ijambo ry'Imana tubigisha, ukuri kw'ijambo ry'Imana tubasomera ngo bagufate nk'ukuri. Ariko wowe mukristo, wowe muntu uduteze amatwi, ushaka kumva buno butumwa, nagira ngo dusangire aya magambo ari mu byanditswe byera, aho Imana yabwiye bene Yakobo, ibaha isezerano, irabwira ngo nimunkorera mukanyubaha mukaba kuri jyewe, nimukorera izindi mana, ibasezeranya nzaho ibintu izabakorera. Reka rero tubyumve. Turabisanga n'ubundi mu gitabo cya Mose cya 2 cyitwa Kuva, ni igice cya 23, turahera ku murongo wa 23 tugeze ku wa 30. Ndajya nsobanura umurongo ku murongo, kuko aha hantu niho ubwenge buri, aha hantu niho imbaraga ziri, niho abantu bakeneye kumenya ibyanditswe bivuga iki. Kandi tujye dufata ijambo ry'Imana nk'ukuri, tunarihagararemo, tugire kwizera, twumve ko ijambo ry'Imana ridushoboza kandi ribasha gutsinda. Imana yacu tugire neza. Reka dusome uwo murongo wa 23. Haratubwiye ngo, kuko marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abafezi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi, maze nkabarimbura. Ntuzikubite imbere y'imana zabo, ntuzazikorere,
kandi ntuzagenze nkabo, ntuzazikorere, ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose, utembagaze inkingi z'amabuye rwose wubatse, kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izabaha umugisha. Umutsima wawe n'amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri mwebwe. Imana yacu turengere. Imana ivuze ko izaduha umugisha nidukorera Imana. Umutsima wacu n'amazi yacu, ubwo bivuze ibyo kurya byawe, umuceri, akawunga, sitoke y'iwawe, icyo kunywa cyawe, ji, amazi y'umugezi cyangwa n'ikindi kintu wifashisha, kizahabwa umugisha. Imana yacu ihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu turengere. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha, umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Iyo wubashye Imana, nitugendera mu bintu byo kubaha Imana, nitwifatanye n'Imana z'abanyamahanga mu gihugu cyacu Imana yaduhayeho gakondo ngo tugituremo, ngo tukibyariremo, tucyororokeremo, tugihinge, tugikuremo ibidutunga, igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana izaduhera umugisha, ariko nimwifatanya n'abanyamahanga mugasenga imana zabo, Imana izabakuraho amaboko. Ariko nituba hafi ku Mana, tukubahiriza isezerano rya bene Yakobo iri ngiri, kuko turi urubyaro rwa Yakobo, tuzagirirwa neza n'Imana. Nta muntu wo muri twebwe uzajya ukuramo inda. Mbwira abantu ko gukuramo inda ari ibintu bituruka ku mubi, ni imigambi y'umwanzi. Ariko Imana ntabwo izemera ko abana bacu cyangwa ababyeyi bacu bakuramo inda, cyangwa tugapfa dukenyutse twarubashye Imana. Iminsi yawe yo kurama Imana izayigwiza upfa udakenyutse. Imana ihabwe icyubahiro. 27 batubwira ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, kirukana abantu uzageramo bose. Imana ishimwe. Twambaye igitinyiro, twambaye ubwiza bw'Imana, twagombye kugera mu bibi, ikibi kikaduhunga, ikibi kikadutinya, icyorezo nk'iki cyaza kigasanga turi ubwoko bw'Imana tutavumika, turashinganye, ntitutere ubwoba nabyo, tukakirinda. Ariko tukanamenya ko hari Imana yavuze ngo izadukiza indwara, izadukiza icyorezo, izatworeza rero igitinyiro, hanyuma yirukane abantu uzageramo bose. Numa ababisha bawe bose baguha ibitugu, izatuma uturwanya, izatuma uduhiga n'ugatugambirira ikibi ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu adutera ibitugu. Bivuge ngo azaduhunga, azadutera aciye mu nzira imwe, ariko azahunga aciye mu nzira zirindwi. Imana yacu yahabwa icyubahiro ko iyi ni umugambi wayo, ni ikintu izakora, ni ikintu izasohoza. Ndabwira abantu banteze amatwi ko bahagarare mu ijambo, turwane intambara yo mu mwuka, mu gihe abantu barimo kurwanisha intambara y'umubiri, ariko twe mu mwuka tuzatsinda. Imana yacu turengere. 28 haratubwiye ngo nzohereza amavuba kujya imbere, yirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Imana izohereza amavubi. Amavubi ni ingabo Imana ishobora kurwanisha. Ntabwo ari ubwa mbere twigeze tubona Imana irwana mu buryo butangaje. Yigeze irwana ku nyanja itukura ikoresheje umuyaga uraza ucamo kabiri inyanja, Abisirayeli batambukira humutse. Yigeze irwana ahantu hatandukanye, tugere tubona imirimo yayo n'imbaraga zayo. Iki rero ni igihe cyo kohereza amavubi, kandi amavubi urubori rwayo ntirujya rurangira. Kuki bagukanga? Kuki abarozi bagukanga? Kuki abagizi ba nabi bagukanga? Kuki abantu bagambira kukugira nabi kumva baguteye ubwoba, baguhindisha umushyitsi? Kandi warasomye iri jambo, waramenye ko Imana izohereza ingabo zidasanzwe zo kukurwanira. Imana yacu turengere. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikakwira zikagutera. Ahubwo nzabirukana imbere yawe ruto ni ruto, ngezaho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana iravuze ngo ntabwo izirukana abo bahivi n'abaheti n'abayebusi.
imbere yawe umwaka umwe, ahubwo buri mwaka hari ikintu Imana izajya igukorera. 2024 Imana igira ikintu igukorera, 2025 Imana izagira ikintu igukorera, gato gato uko bukeye n'uko bwije ubone gukora kw'Imana, kugeza ubwo uzaguka, kugeza ubwo uzava mu ikodi nawe ukubaka inzu, kugeza ubwo uzakira indwara ukava mu bitaro ukaba umuntu muzima, kuko Imana ifite umugambi wo kwirukana abahivi n'abayebusi imbere yawe, kandi irashaka kuba gukuraho kugira ngo wagukire mu byo Imana yakubwiye. Uyu ni umunsi, ni isaha, kandi tuzanye amasezerano y'Uwiteka kugira ngo ugirirwe neza nawe, kugira ngo unezerwe nawe, kugira ngo ushimishwe n'umugambi w'Imana Imana ifite. Nshuti yanjye, mwene data, nje kukubwira ngo mu bintu Imana izadukorera, yaravuze ngo izakohereza igitinyiro. Abantu ntabwo bacyambaye igitinyiro cy'Uwiteka, niyo mpamvu isi ibarungurutse, niyo mpamvu abana b'abantu babarungurutse, babuze uko bagira. Abantu ntabwo bakizera Imana, niyo mpamvu barimo gukizwa bavanga no kujya guterekera, bavanga no kujya kuraguza. Abantu ntabwo bakizera Imana, niyo mpamvu bari kugenda bavanga no kujya gushaka izindi mbaraga muri Nigeria cyangwa n'ahandi. Niyo mpamvu rero twebwe abiringiye Uwiteka Imana tuzanesherezwa no kwizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma ngo Uwiteka ntabwo azamwishimira. Bivuze iki rero? Uyu munsi ntabwo wakagombye gusubira inyuma, ahubwo uyu munsi Uwiteka yagombye kukwishimira, akaba muba agomba kuneshereza n'iki cyorezo. COVID-19 yarabaye muri 2020, abantu bari bafite ubwoba ngo bazapfa bazashira, ariko Imana yakinze ikibaba. Mfite amakuru ko imigambi y'ababisha, ko imigambi y'abamatsi ibihugu itazashyirwa mu bikorwa, kuko Imana ifite ukuntu izagenza abantu bayo. Bashaka ko dupfa tugashira tukarangira, bashaka kuduhindura, bagahindura n'uturemangingo twacu, ariko ibyo ntabwo bizemera, kuko umuntu Imana yaremye yamuremye mu ishusho yayo. Ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama, kugira ngo tuzatekereze ab'igihe kizaza iby'imirimo y'Imana. Nshuti yanjye, mwene data, nje kukubwira ngo utuze umutima. Imana yacu irahari, iracyatsinda, iracyanesha, iganje ijabiro, ishoboye byose. Nta kintu cyajya kuba ku muntu itabizi. Ibi byose irabizi, izi ukuntu izabigenza, ariko wikuka umutima, ntucika intege. Niko yabwiye Yakobo ngo ntatinye, ngo ntakuke umutima. Igeze umubwira ngo mu isezerano ry'aba Yakobo bafite isezerano rikomeye rivuga ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, ngo nunyura mu mugezi ntuzagutembana, ngo nunyura mu muriro ntuzashya. Ibi ni ibintu byasohoye, ngira ngo abakunda gusoma biriya mwarabyumvise. Aha Abisiraheli baciye mu nyanja bagaca mu mugezi ntubatembane, ahubwo bagatambukira humutse, ababakurikiye amagare yabo inziga zigafatwa. Imana yacu turengere. Ngira ngo abantu bigeze gusoma ijambo ry'Imana bigeze basoma ukuntu ba Danieli ba Sadurake babajugunye mu itanura ry'umuriro, ahubwo bakavamo ari bazima. Abantu basomye ukuntu Yohana intumwa bamushyize mu ngunguru y'amavuta, akavamo umubiri umeze nk'uw'uruhinja. Bivuze ngo iki? Niba Imana yaravuze ku buzima bwawe, niba Imana yaravuze ngo baho, ubaho. Niba Imana yaravuze ngo uzashaka mu izina rya Yesu. Niba Imana yaravuze ngo uzabaho. Niba Imana yaravuze ngo uzagira akazi, uzagira akazi. Ndaje kubabwira ngo Imana ije gukora impinduka ku buzima bwacu. Imana ije kuturwanirira. Niba turi mu ruhande rwayo, niba tutifatanya n'Imana z'abanyamahanga, tukayinambaho, tukayikomeraho, tugakomera mu byo yavuze no mu byo yandikishije, Imana yacu izaturengera, kandi izatubera Imana, natwe tuyibera abana. Imana yacu yabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ishimwe. Narinje kukubwira ngo iki cyorezo kimaze kwica abaganga bagera kuri 6, siwe kiziye, siwe kije kwica, siwe kije kurimbura. Gifite umugambi wa Satani ukihisha inyuma, kuko twabwiye ko ibyorezo bizaza. Ariko humura, komera ushikame, Imana ntizatuma icyorezo kikugeraho, izakurengera. Ifite uburyo izarwana, izohereza amavubi, izohereza igitinyiro. Imana yacu yabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ishimwe. Ngiye gusenga, numva nifuza gusengana n'abantu. Hari abantu bafite indwara zikomeye, hari abantu bari mu bitaro, hari abantu bamaze iminsi bafite ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye. Nanjye mba mbifite, nanjye mba ngowe, n'inshuti zanjye ziragowe, hari n'abo mfite ibyifuzo byinshi bitandukanye. Ariko naje kumenya amakuru ko inzira Imana yashigaje yonyine tuzahuriramo nayo, tukavuganiramo nayo, ni inzira y'amasengesho. Iyi nzira kandi yo kwera no gukiranuka, ngo umugenzi niyo yamuswa ntago yayoba. Bivuze iki rero? Twebwe abayihishuriwe tuzajya dukura imbaraga zacu mu gusenga.
tuza umutima rero, hanyuma twinjire mu kirere cyo gusenga, dusengane, dutsinde iki kibi cyose, dukubite izi ndwara, dukubite ibyorezo mu izina rya Yesu. Mana turagushimye kuko uri Uwiteka, uri Imana ishobora byose, nta kintu kijya kikunanira, uri Imana, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Tuzi neza ko ibi byorezo biteye isi, cyane cyane byibasiye igihugu cy'u Rwanda, urabizi, uzi n'ukuntu bizagenda, uzi n'iherezo ryabyo. Dukubise hasi uyu mugambi w'ikuzimu, dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni ziturwanya zikanaduhiga, tunanije iki cyorezo, tunanije imbaraga zacyo, tunanije dusabiye abaganga bo mu gihugu cy'u Rwanda ubwenge, dusabiye abafite ubumenyi n'ubuhanga ubwenge, kugira ngo babashe guhangana n'ibi bintu byose, icyaba kibyihishe inyuma cyose, icyaba kibitumye. Gatumwa yabyo ntabwo tuyizi, ariko byose tubihinduye ubusa mu bihe byo gusenga, mu bihe byo kwizera, mu bihe byo gushikama, mu bihe byo kumenya Imana yacu ko ituneshereza. Habwa icyubahiro kuri Imana itabaye, habwa icyubahiro ko urengeye abantu bawe, habwa icyubahiro ko udukingiye ikibaba, habwa icyubahiro ko uduciriye akanzu umwanzi yari aciye akobo. Icyubahiro n'ikibi cyawe ko hari abantu babayeho ku bwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe ko hari abantu babohotse ku bwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uwiteka uri Imana yacu, shyirwa hejuru kandi uhimbazwe. Ubuntu bwawe n'amahoro bubaye natwe, ineza yawe iganze kandi amahoro yasage, tugire ibyishimo n'umunezero, udukure mu gahinda no mu mubabaro, mu bwigunge ndetse no mu bibazo, ahubwo ineza yawe idutsindishirize. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.